Haleluya, haleluya. Dushimye Imana muri aka kanya iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dushimiye itorero muri rusange ndetse dushimiye n'itorero shingiro Itetero ryemeye ko uyu mwanya ari jyewe uvuga ubutumwa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero ni uw'agaciro, ndetse ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe gusa ngo biruta kuba hanze yayo iminsi 1000. Imana ishimwe cyane. Twagize umugisha rero kuko turi mu nzu y'Imana, twagiriwe amahirwe uyu munsi kuko tugiye kumva ijambo ry'Imana. Nagira ngo umwanya muto tumara hano uba uw'agaciro mu buzima bwawe. Uyu mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana uba urwibutso rwo kwibutsa Imana ngo kuri itariki ya 23 nanjye numvise ubutumwa bwawe, kandi ijambo ryose rivugirwa hano uryandike mu mutima wawe kugira ngo rizakubere rizagutabare mu gihe kizaba kiri imbere gikomeye. Yesu ashimwe. Badusomeye ibice bibiri. Igice cya mbere kiri muri Yona, ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere. Ikindi kiri mu Byahishuwe, igice cya mbere. Aba bagabo bombi, igice cya mbere cya kabiri cyo muri Yona batubwira nyine igitekerezo cya Yona, ariko mu gice cy'Ibyahishuwe bakatubwiramo umugabo wundi witwa Yohana. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu babiri rero bafite ikintu bahuriyeho. Bose bahawe message, baratumwe n'Imana, barahamagawe nk'uko natwe twahamagawe tukinjira mu nzu y'Imana, tukitaba umuhamagaro, tugasenga, tukitwa abana b'Imana, ndetse tukitwa abakristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashimira korari zose zaririmbye. New Hope yatubwiye ngo Yesu niwe witanze adutura imitwaro, umutwaro wari uturemereye. Nibajije ngo ese iyo Yesu ataza kwitanga ngo aduture umutwaro wari uturemereye, adupfire ku musaraba, byari kugenda gute? Ibaze nawe, iyo Yesu ataza gupfa mu cyimbo cyacu, ntago twari kuba dufite aya mahirwe yo kwitwa abana b'Imana. Ngo ibaze noneho iyo buri muntu wese aza kwiyishyurira inyishyu y'ibyaha bye, urupfu Yesu yapfuye akaba ari rwo twebwe twari gupfa, tukabambwa ku musaraba, tugakubitwa iriya nzira yose Yesu yanyuze, ukabikora ku giti cyawe. Uyu munsi twese ntago twari kurokoka, ariko Yesu ashimwe kuko yadupfiriye ku musaraba. Haleluya. Uyu munsi duhamya Yesu, tukitwa abana b'Imana, tukitwa abakristo, tukitwa abaragwa b'ijuru, kuko hari umuntu wamennye amaraso ku bwacu. Ayo maraso rero y'igiciro, reka natwe tuyazirikane, twumve ko twababariwe ibyaha. Noneho korari y'abana yaje iravuga ngo haracyariho ibyiringiro. Yesu ashimwe cyane. Ese nawe urabizi neza ko hakiriho ibyiringiro, ko nubwo igiti cyatemwa cyongera kigashibuka? Ese nawe urabizi ko hakiri ibyiringiro, ko nubwo wasubira inyuma wakongera ukabyuka? Ese nawe urabizi ko hakiri ibyiringiro, ko niyo bakwanga bitazaguma gutyo, kuko Yesu arahari. Yesu ashimwe cyane. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ifite umutwe uvuga ngo witinya, ndi uwa mbere, ndi n'uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Niryo jambo tugiye gushingiraho uyu munsi, ngo Yesu uko yarari n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ubutumwa bwose bw'uyu munsi, yaba ubwo mu ndirimbo, burimo butubwira ngo mwitinya, kuko hari uwatwikorereye imitwaro kandi arayidutura, kuko yadupfiriye ku musaraba kugira ngo twebwe tubabarirwe ibyaha, uyu munsi tube twitwa abana b'Imana. Kandi ibyo byose nta handi byanyuze muri Kristo Yesu, ari uduhumuriza uyu munsi atubwira ngo witinya. Yesu ashimwe cyane.
Natangaye rero ubwo nasomaga bino bice byose, nasanze aba bagabo bafite itandukaniro, ariko iherezo bose baza gusohoza iki? Ubutumwa. Mu gice cya mbere Yona yarahamagawe n'Imana imutuma i Ninewe, cyangwa se i Nineve uko buri wese yabivuga, ariko we agihamagarwa n'Imana yanga kwitabira umuhamagaro, atangira guca kwirwanirira ngo ahunge umuhamagaro w'Imana. Abakristo natwe turimo turahamagarwa, ariko tukanga kwitaba umuhamagaro w'Imana. Noneho Yona ubwo Imana yamuhamagaraga ngo ajye kuburira ubwoko bw'Imana, Imana imuhaye message cyangwa se ubutumwa, cyangwa se ubwo yaguhaye umunsi mu ndirimbo, ugatangira kurema impamvu iyo ariyo yose ituma utajya gusohoza ubutumwa. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero turahamagarwa twese, abakristo bo mu rusengero rw'abera bose ba Kimironko, ngo uko twahamagawe twongere twitabe umuhamagaro. Yesu ashimwe cyane. None wa muhamagaro twahamagariwe tugendemo tudatinya. Ikintu cy'ishitorero ry'uyu munsi, abantu batinye guhamya ko ari abakristo, kandi uwabahamagaye abari imbere arimo arababwira ngo mwitinya kuko ndi kumwe nawe, ngo nduhoraho nduwo ndiwe, uko narindi nahoze mbere kera kose n'uyu munsi niko nkiri, kandi ngo niko nzahoraho ibihe byose. Yesu ashimwe cyane. Ese nawe urabizi ko Yesu yagucunguye ku musaraba, kandi uko yahoze n'uyu munsi niko ari? Muri uru rugendo rw'aba bagabo bose bahabwa ubutumwa, Yona ngo we aragenda mu gice cya kabiri badusomeye, aho kugira ngo ajye i Ninewe ngo arahunga umuhamagara Imana yari yamuhamagaye, ngo yigira i Tarushishi, ava mu nzira y'Imana imushakaho. Abantu benshi uyu munsi dushobora kuba turi mu rusengero rw'Imana, ariko twaragiye kure y'umuhamagaro. Ese ni iki cyatuma tujya kure y'umuhamagaro kandi Imana itubwira ngo witinya? Ukaba uzi yuko uri umuririmbyi, ariko ukaba uzi kurusha abandi kuririmba, ukumva ko nusiba ari byiza ko babanza kukwinginga bakaguhendahenda kugira ngo uze kuyobora ijwi ryiza muri korari. Ukumva ko uzi guhimbaza neza, ugatangira kurema impamvu zituma utazaza gukoresha ya mpano Imana yaguhaye, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo haracyari ibyiringiro. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero turongera guhamagarwa kugira ngo tugende tujye gusohoza ubutumwa. Naje gusanga ngo Yona we aragenda amaze kuva mu muhamagaro ahunze Imana, kandi nta hantu wayihungira, ngo ageze mu nzira ateza ibyago abandi bantu. Ese urabizi ko iyo uri guhunga umuhamagaro uteza abandi bantu ibyago? Ese urabizi ko iyo uri mu rugendo warahamagawe ukitwa umukristo, ugomba guhamya mu kazi aho uri, imbuto zawe zikagaragaza ko uri umukristo? Ese aho ucuruza mu isoko abantu bakubona ko wahamagawe uri mu muhamagaro? Ese aho ukora mu biro abantu bakubona ko wahamagawe uri umukozi w'Imana? Abantu benshi barimo baraca hirya bakabebera, bagatinya guhamya Kristo, kandi ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ngo ubwo abasenga data mu kuri no mu mwuka bagiye guhabwa iki? Ingororano. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu akakubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, uko narindi mbere na mbere n'uyu munsi niko ndi. Yesu ashimwe. None ikintu cyaje kuntangaza, hari aho wenda batadusomeye muri Yona, basomye ariko ntago basomye ako gatitire kavuga ngo Yona asengera Imana mu nda y'urufi. Yona niwe muntu wizeye Imana, ayisengera ahantu kure harutaho abandi bose, kubera yuko hari undi muntu se wari wasengera munsi y'inyanja. Abagerageza gusenga bajya ngo mu buvumo, niko numvise. Abandi ngo bakajya mu butayu. Abagerageje kujya mu mazi bajya mu isumo, ngo amazi akabagwa mu mutwe.
ariko nta muntu urajya mu kuzimu munsi y'inyanja ngo ahamagare Uwiteka. Bivuze ngo aho waba uri hose ugatabaza Imana, ibibazo waba urimo, amakuba, ibyago, Uwiteka arakumva kandi akagira gute? Akagutabara. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo wigira ubwoba aho wasengera hose, imbaraga nke waba ufite, amakuba, ibyago, ibibazo, ibikurwanya, ibyo witeje n'ibyakugwiririye, ibyo byose Yesu arakubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, kandi uko narindi ngukiza bya bindi, n'ubu ndahari ngo ngutabare, uko narindi ejo ndahari ngo nkurwanirire. Uyu munsi Yesu yiteguye kuturwanirira agahindura ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Maze Yona ngo amaze gusenga Imana aratabaza, yibuka ko yacumuye ku Uwiteka, yibuka ko yigeze kuba imbere y'Imana, atangira kubwira Imana ngo ariko ndabizi neza ngo ko nzongera kuba mu rusengero rwawe rwera, ko nzongera kuba imbere yawe, ko nzongera guhimbazanya n'abera bose, ko nzasohoza ubutumwa, ko nzamamaza kuri Imana ikura abantu imuhengeri, ikabakura mu rwobo rw'urupfu, ukongera ukabagira abazima. Yesu ashimwe cyane. Ese niki kiguteye ubwoba aya masaha? Ibyago, amakuba, inzara, ubukene. Yesu kumusaba aravuze ngo byose bigeze gute? Birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Arakubwira ngo witinya kuko ndi kumwe nawe, ndi Imana yawe, nzajya nkurwanirira kandi ntabaza ndagutabara, kugira ngo nkwereke ibikomeye utamenya. Yesu uko yari ari ejo n'uyu munsi niko agize gute? Niko ari. Yesu ashimwe cyane. Insanganyamatsiko yacu iri mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17 na B ya 18. Aravuga ngo witinya, nduhoraho, nduwo ndiwe, ndi Imana. Ese Imana twebwe twizeye, dusenga, dukorera, twamenye, tuyifata gute? Tuyumva gute mu buzima bwacu? Ese iyo ba pasiteri batwigishije bakaduhamagara tukaza, twagera mu rusengero tukitaba umuhamagaro, ese uko wahamagawe uri n'uyu munsi ni kuri? Cyangwa nawe watangiye kuba nka Yona, unyura ku ruhande, urimo urahunga umuhamagaro? Ese ntago waba ari wowe utuma ziriya ntebe z'inyuma zitarimo abantu kuko utari gukora umurimo wahamagariwe? Ese si jyewe utari gukora ibikwiriye byatuma abandi bantu aho nkorera, aho ngenda, aho ntuye bankurikira, kugira ngo tuze guhamya ubwami bw'Imana, dutebutse kugaruka kwa Kristo? Ese si jye waba ubaye inzitizi nabaye Yona ndi guhunga umuhamagaro, aho kuburira abantu ngo mbabwire ko ejo hazaza hari akaga, kandi nta handi wagahungira uretse muri Kristo Yesu, kuko ngo abari muri Kristo Yesu bose nta teka bazagera gute? Bazacirwaho. Yesu ashimwe cyane. Ese iyo nkuru ntago wayibwira inshuti yawe, ntago wayibwira umuvandimwe, ntago wayibwira abaturanyi ngo babwire ngo turashize, abatari muri Yesu bagiye gucirwaho iteka? Umubwire ngo ndagukunda kandi ndashaka ko nawe uhungisha ubuzima bwawe, ukagendana nanjye, ukaza iwacu Kimironko, ukumva ubutumwa bwiza bw'ihumure. Kandi ngo abakiriye Yesu bose ntarobanura ku butoni, ngo yabahaye ubutware, abaha ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo abari muri Kristo Yesu dufite ibyiringiro, nubwo twapfa uyu munsi, nubwo twapfa ejo, nubwo byaba kera, ko tuzongera kuzuka tugahabwa ubugingo buhoraho, ngo tutazongera gupfa ukundi. Yesu ashimwe cyane. Hano rero mu Byahishuwe haboneka undi mugabo witwa Yohana, arahamagarwa n'Imana, marayika muzanira ubutumwa, aramuhamagara ngo we Yohana, intumwa y'Imana cyangwa se imbata y'Imana, ngwino ngutume ku matorero 7, ubahishurire ibizaba mu minsi y'imperuka, ubabwire itorero ryo mu minsi ya nyuma. Hano yavuze amatorero 7, ariko kamvuge mu ryo turi mu uyu munsi yise Laodikiya, rivuze ngo ni itorero rigoye kuyobora, ni itorero ririmo abakristo batumva, bamaze kumenyera ubutumwa, ni itorero ririmo abantu bamaze kumva ko bamaze imyaka mu gakiza. Urababwira kuko ridakonje kandi ridashyushye,
ngo muri iryo ni akazuyaza. Abantu barakonje kuko bamaze kumenyera Imana. Uramubwira gusenga agasanga iyo nyigisho yarayumvise. Abantu bazi Bibiliya itangiriro kugera mu Byahishuwe. Uramubwira utari ko ngwino wumva igice cya mbere, ati cyo pasiteri yakingishije mu 2000. Wamuti ngwino wumva ibyo Yohana yabwiye amatorero 7, ati ibyo bintu barabinyigishije mu rindi dini navuyemo. Wamuti ngwino uririmba, atari ko se ko kanaka turirimbana kandi mbona atarahindutse. Ariko Yohana we ngo arahamagarwa abwirwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, aho yavuze nshaka tuvuga ngo hahirwa ku murongo wa 3, ngo hahirwa usoma aya magambo y'ubuhanuzi kandi hahirwa ababyumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi kandi kigize gute kirasohoye. Ako ko gisohoye nako niyongereyeho. Ariko yaravuze ngo igihe kigize gute kiri bugufi. Niba uri umuririmbyi, ririmbira Imana uzi ko igihe kiri bugufi. Niba uri umuvugabutumwa, buvuga uzi ko igihe kiri bugufi. Niba uri church warden, ikorera Imana ubwira abantu ngo igihe kiri bugufi. Niba uri pasiteri, igisha abantu babwira ngo bantu b'Imana igihe kiri bugufi. Kandi Yesu uko duhora tubyumva ngo azaza igihe tutatekerezaga. Azasanga turimo turya, azasanga abantu barimo banywa, azasanga abantu barimo barongora ngo banezerewe kandi baradamaraye, ariko baramaze kwimura Imana mu mutima wabo. Ariko Yohana avuga amagambo akomeye, aravuga ngo jyewe Yohana mbandikiye mwebwe bo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva mu myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no muri Kristo Yesu ari we mugabo wo guhamya kandi ukiranuka, ni imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu n'amaraso ye. Yesu ashimwe cyane. Twakowe amaraso y'igiciro, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Twe kuyapfusha ubusa, twe kuyakerensa, kuko ubwo buntu nta handi twari kubukura. Iyo biba ngombwa ko avuga ngo buri muntu wese niyishure ibyaha bye abibazwe, metere ni uzi iyo umunyabyaha cyangwa se ukekwaho icyaha ahagaze imbere y'umucamanza, umucamanza afite inyundo atya arindiriye ijambo rya nyuma ryo gukiza ubugingo bwe, aba yatangiye gutekereza ibintu ngira ngo nawe utekereze. Arabizi ko yabikoze yaribye, arabizi ko yabikoze yakoze viole, ariko ari mu minota ya nyuma yo kuvuga ngo Mana numfasha uyu munsi nkare iri segonda rimwe ntegereje uyu mucamanza ko akubita inyundo avuga ngo birarangiye, ugiye mageragere, cyangwa se ubaye umwere, ugiye ukamubwira amasengesho yasenze. Reka nkubwire inshuti yanjye, abantu benshi dusenga amasengesho y'amatakirangoyi kandi tukayasenga twageze mu byago. Ese uyu munsi ubundi amasengesho usenga yabasha kugukiza? Ese minerivare yabuze dutegereje mu kwa 9, amasengesho usenga yatuma iboneka? Ese ibiryo byabuze ko krizi zamuka buri munsi, amasengesho usenga yahindura igihugu, yakiza umudugudu? Ariko uyu munsi Imana iragusaba ikintu kimwe gusa, irakubwira ngo haguruka ugendane nanjye, witinya, nkuri imbere nanjye nkuri inyuma. Umugabo aravuze ngo tujye imbere bwana perezida, natwe tukuri inyuma, ubundi tuyobore tuyoboke. Imana ishimwe cyane. Natwe tujye imbere, Yesu tujye imbere, natwe tujye inyuma. Abigisha bacu barahari, dukorera Imana mu buryo bwose, dutebutse kugaruka kwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Muri Kristo Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo kubaho, muri Yesu harimo kubohoka, kandi ibyo byose dusanga muri Yesu twabiherewe ubuntu. Imana ishimwe cyane. Nta kiguzi. Ngiye gusoza ku gitekerezo kimwe gusa kugira ngo nawe ngohe akanya gato ko kugira amahitamo. Umubyeyi umwe yasenze Imana, arayisaba, arayinginga, ariko yari afite ikibazo cyo kutabyara, ayisaba umwana.
agasenga uko bwije uko bukeye, agasaba Imana umwana. Imana yumva gusenga kwe, imaze kumva gusenga kwe iramubwira ngo uzazinduke kare mu gitondo tuzahurire ku musozi wa wundi ujya gusengeraho, nanjye nzaza nje kugusubiza. Ubwo yageraga ku musozi asanga hari ibisubizo bitatu. Icya mbere cyari umwana yasengeraga, icya kabiri cyari amafaranga, icya gatatu cyari amahoro. Kandi yagombaga guhitamo ikintu kimwe agataha. Yitegereje umwana yasengeye asanga aramukeneye, yitegereje amafaranga asanga ubukene buranuma, ariko arebye n'amahoro asanga ntayafite. Abura amahitamo, arareba aritegereza, aravuga ati byose nari mbikeneye. Umwana aramusengeye, Imana urabizi, kurya iwacu biragoye nabyo urabizi, ariko ibyo byose kiruta byose nkeneye amahoro. Yesu ashimwe cyane. Ngo ubwo yamaraga guhitamo amahoro ahagurutse agiye, kuko ntago umwana yari gusigara ku musozi adafite amahoro. Umwana aramukurikira. Amafaranga yari araho nayo yari ashinzwe gutunga umwana, ntago yari kuhasigara. Hitamo neza, muri Yesu harimo byose. Uyu munsi ndagusaba ngo uhitemo neza, kandi nuhitamo Kristo urabona amahoro, nuhitamo Yesu urabona ubuzima. Haguruka dusenga n'Imana. Ndashoje ntago ndi butinde, kuko uyu munsi ndagira ngo uhitemo Kristo, kandi Yesu ugiye guhitamo umukomeze ugendane nawe. Uramufite, ari muri wowe. Uyu munsi nuko tugiye gusengana Imana kugira ngo ayo mahoro Kristo atanga akomeze kuba muri twe nk'uko abashumba bahora bayadusabira. Reka nsabe pasiteri yegera hano yongera dusabire kubw'iri jambo ry'Imana, aduheshe umugisha, kandi namwe murakoze. Imana ibahe umugisha. Uturize muri wowe, ugira ibyo wereka Imana, kandi wumve iryo jambo rigutinyura rikubwira ngo witinya. Uwiteka Mwami Imana, turagushimira kuko watanze umwana wawe Yesu Kristo, araza aradupfira, araza aratwishyurira. Twibukijwe ngo iyo biba ngombwa ko ari twebwe twiyishyurira, ngo ntabwo twari kubivamo. Turagushimira yuko watanze Yesu arapfa urupfu rubi, Mwami, tukaba dufite ubutumwa bwa mbere bwo kumwakira. Mwami, tukaba dufite ubutumwa bwo kumuvuga no kumubwira abandi. Mwami, tukaba dufite ubutumwa bwo kwemera ibyo udutegetse. Nyagasani, turasaba imbabazi aho twabyishe, turasaba imbabazi aho tutumviye uwo muhamagaro, turasaba imbabazi aho tutakiriye Yesu kandi twaramuherewe ubuntu. Ndetse ijambo ryatwibukije ngo nta rindi zina dufite dushobora gukirizwamo buretse irya Yesu. Mwami, turasabira imbabazi abantu batamwakiriye, kandi turagushimira yuko ngo ugihari, ugihagaze ku rugi, ugikomanga, ukiteguye kutwakira, ukiteguye kutubabarira, ukiteguye kuza muri twe. Ndasengera rero umuntu uri hano uwo ari we wese ufashe umugambi uyu munsi wo kwiyunga nawe, ufashe umugambi uyu munsi wo kukwakira, ufashe umugambi uyu munsi wo kukumvira, ufashe uyu mugambi uyu munsi wo kwemera gutumwa ubutumwa dufite. Turacyafite ubutumwa bwinshi mu baturanyi bacu, turacyafite ubutumwa bwinshi aho dukora, turacyafite ubutumwa bwinshi hano mu rusengero. Ariko nka Yona batwibukije ngo tujya dushaka ibisobanuro, ngo tujya dushaka impamvu, ariko twumvise ko bitafite akamaro, twumvise ko bitagira ingaruka nziza, twumvise ko bijya bitera ibihombo. Hakaba hari ibitagenda neza mu gihugu kubera twe, hakaba hari ibitagenda neza mu itorero kubera twe, hakaba hari ibishobora kutagenda neza kubera mu miryango yacu kubera twebwe twanze kumvira aho dutumye, n'icyo dutuma, n'icyo tubwira. Utubabarire, twamenyereye itorero, twamenyereye ijambo ryawe, twarakumenyereye, tumaze igihe kinini.
nta gisa n'igishyashya tucyumva muri twebwe, niko twibwira. Ariko uyu munsi uko dutumyeho umukozi wawe, duciye bugufi, utubabarire. Ubu ijambo ryawe rijya ritubwira ngo ufite impamvu yo kuturakarira, ariko ku bwa Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, utubwira ngo nitumwizera turababarirwa. Utubabarire rwose kuri iyi tariki, kuri iyi tariki ya 23, n'umwigisha nanone yayikomojeho. Reka nukuri utubabarire, wibagirwe iminsi yo kujijwa kwacu, utubabarire. Nanjye natuye imbabazi ku bantu bagusabye imbabazi babikuye ku mutima. Ijambo ryawe riratubwira ngo wahaye abantu bawe ubushobozi bwo kubwira abantu basabye imbabazi ko bababariwe ibyaha byabo bakabikurwaho. Ndatura imbabazi ku bantu bagusabye imbabazi. Reka ngusabe uduhe imbaraga, uduhe ubushobozi, utwuzuze umwuka wera, uduhe gutinyuka, udukureho impamvu izo arizo zose zituma tutakumvira, kandi no mu rugendo uzagendane natwe, kuko twumvise ko iminsi ari mike, kuko twumvise ko igihe ari kigufi, kuko twumvise ko ugiye kugaruka gutwara itorero. Mwami, twarabyumvise koko igihe kiratambutse, ariko ntabwo tuba tuzi igihe umuntu ku giti cye igihe cye cyagerera. Umwigisha yongeye kubitubwira ngo igihe kiri bugufi, ibyanditswe byabitubwiye ngo igihe kiri bugufi. Mwami, fasha abantu kubizirikana. Muri byose izina ryawe rihabwa icyubahiro, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu.